basi ikintu cyo gihe ngo nguhereze ikiganza cyanjye wange kugifata. Ese niki nakoze? Nta ruhari negeze ngira mu rupfu rwa Sadunda, sibyo? Ibi byose ndi gukora kuba ndi kuva i Kigali nkazi nanga muri Rurindo nuko hari icyo nshaka ko tugeraho. Ntago ngombwa ari kwanga kunsuza no kwanga kumvugisha. Ubushize naraje ngerageza kubavugisha mwanga kumvugisha ndataha. Ntago ari uko mbuzi ibyo naba nakora, sibyo? Ntago ari uko mbuzi ibyo naba nanjye nakirirwamo kuva mu gitondo habe n'amazi magezi nari nashyira mu kanwa kanjye, nta kintu nari narya. Naje ndababura nsanga ntago muhari. Njya hano mwagiye guhinga ndabashaka ndababura. Basi nta yandi makuru arenze kuri ariya watumenye na basi tumenye nimba n'umurambo wo muntu yawo ushaka kawubona byibuze. None se ko narindi kuri moto? Ego. Nitwaza kuza kuvugana. Hoya basi mbwira none igomwe n'umunota umwe, sibyo? Basi mbwira. Twe turi gupanga urugendo rwo kuzaza aho ngaho. Umugore we yaraje mu minsi yashize aza ku bitaro byaho ngaho barebye basanga uwo muntu ataregeza hagera tukababona. Niba mushaka aho yiyahurire muzaze mabere. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho nyarwanda gusika mutuno za sana migoroba samatera gaceka cyaka sambundi cyari kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi mukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'imbitsare wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinyanga usaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi nkwinginga gusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze zitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya kireka ntangire mereza ikaze abakunzi bacu uri muri Amerika Asia wa Afrika ndetse na Australia wari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba irengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali kamubwire ko urukundo ugenda ungaragariza n'uburyo ugenda unyitaho umunsi ku munsi ntazawema kubisigasira kandi ndakwizeza neza ko tuzabana mu bibi no mu byiza ibyo ncamo n'ibyo ucamo ujye wumva ko turi kumwe ndahari ku bwanyu kandi namwe ndahamya ndashidikanya ko muhari ku bwanjye mw'abantu mwe ubu ngubu nicaye mu cyaro nicaye ku biti by'ikawa ku bantu bazi ikawa byanshanse ndimo ndibaza ngo ndakora iki ndavuga iki ndabigenza nte ariko anytime ibingibi bizarangira kandi bizagenda neza mu buryo bwose bushoboka nzagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo birangire kandi birangire neza nafashe urugendo ndaza inzina ahangaha kimbona mu cyaro direct mba naje kwa Innocent nzina ahangaha abatereka ngaruke nshaka Innocent tuganire tuvugane mubaze ukuntu bimeze turebe icyo twakora turebe icyo twavuga turebe nyine icyo twakorera hamwe kugira ngo turebe ko byibuze twabona imayiti yande ya Sadunda ntago byampiriye nageze inanga saa 12 za mu gitondo nari nateze izindutse ariko birangiye saa 12 z'umugoroba zingeraho nkuko muri kubibona bunyiriyeho abo naje kureba ntababonye nageze mu rugo nsanga nta muntu n'umwe uhari hafunze nsanze hafunze ndavuga ati rero reka nyarukire handi bajya guhinga mpageze nsanga nta muntu uhari ngaruka mu rugo nkimara kugaruka mu rugo ndabati ko urugendo nakoze mvi Kigali nzane Rurinda ari rurerure ndava ahangaha nongere nsubire mu rugo abantu naje kureba ntababonye niko kuza niyicarira hano kwa hagati k'ikawa abatereka mbategerereza ahangaha ngerageje kubaza amakuru bambwira ko beyeze babona Jackie azamuka ngajya ku gasantere kabe ino ruguru sindi kuntu bahita nimba ngo bahite Nyamiyaga ku gasantere ngo niko yazamutse agenda bati rero nimba yagiye ku gasantere reka mutegereze ko byagenda kose ntago yagiye guhinga reka mutegereze ahangaha ningira amahirwe akaza
araza ni nta nyine nanamubonye ubwo nta kundi niko Imana iraba yabyemeye ndataha nje mu rugo ariko bimbereye byiza bikambera bihire nuko namubona basi tukaganira nuko namubona tukaganira ariko nyine n'ibinanga biraba byanze none se ko ino misi ariko imereye ibintu byanyangiye byambanye ingorabahizi ndi kwibaza icyo nakora ndi kwibaza icyo nagerageza kuba nakora basi kugira ngo bino bintu tubicemo nagerageje gukubitiraza ku miryango yo ku mpande zombi yaba izo kwa Innocent yaba iyo kwa Sadunda kugira ngo ndebe ko hari icyo twakora bamwe ndababwira kubera bari kure bakambwira bati rero ntago biri bukunda aka kanya duhita tuboneka ariko nkavuga ati wenda igihe bazabonekera njyewe nzagerageza kuvugana nabo turebera hamwe icyo twakora ariko ndababwiye ngo nicare ishyiga rishyushye ku rwego nanjye ubwanjye ntazi ndibaza ndakora iki ese kuki ibi ngibi biri kuba ariko nkongera nkajya ku rundi ruhande nkamenya neza ko ikintu cyose kibaho gifite impamvu kuba ibi byarabaye Sadunda akaba yarapfuye nyine cyari igihe cye habaho kubaho umuntu akavuka agakura agakora ubukwe agakora ibiki ariko iyo Uwiteka aguhamagaye nyine urataha nicyo gihe Uwiteka yari yaramugeneye cyari cyo gihe cye nta kintu umuntu yari kurenza kuri ibi nta nicyo yakora gusa nyuma yo gupfa umuntu aba akeneye no gushyingura umuntu we nimba twebwe twakicara tugapanga kuba twasubira Ngororero tukajya kureba ko uwo muntu twamubona sinzi icyo twakora kansubire mu rugo ndebe ko byibuze nahagera nsanga kuko hari inzira ebyiri nahagera nsanga kubw'amahirwe bashije kubona Jackie ariko ibintu byabaye ubushize namwe ngani mwarabibonye sinzi nimba ari bwemere kunganiriza ariko natanabyemera ubwo nta kundi ndataha Jackie muraho neza Jackie bimeze bite ase Jackie nyuma y'ibintu byose nakoze nyuma y'ibyo twacanyemo byose nje namwe na Innocent n'abandi ikintu cyo gihe cyo kuguhereza akaboko kanjye kanga kugafata ntago nje kugushinyagurira sibyo ntago nje kugushinyagurira nta n'ikintu ndi bushinyagure ngiyewe nta na kimwe basi ikintu cyo gihe ngo nguhereze ikiganza cyanjye wange kugifata ese ni iki nakoze nta ruhari negeze ngira mu rupfu rwa Sadunda sibyo ibi byose ndi gukora kuba ndi kuva i Kigali nkazi nanga muri Rurindo nuko hari icyo nshaka ko tugeraho ntago ngombwa ari kwanga kunsuza no kwanga kumvugisha ubushize naraje ngerageza kubavugisha mwanga kumvugisha ndataha ntago ari uko mbuzi ibyo naba nakora sibyo ntago ari uko mbuzi ibyo naba nanjye nakirirwamo ariko turi hano twese kugira ngo dushake ikibazo cy'umuti igihari dushaka umuti w'ikibazo gihari ndagerageza kukuganiriza ntunyumva naje mu rugo kuva mu gitondo habe n'amazi magezi nari nashyira mu kanwa kanjye nta kintu nari narya naje ndababura nsanga ntago muhari njya hano mwagiye guhinga ndabashaka ndababura none naho nkuboneye aho kugira ngo wumve imva mutima zanjye nicyo naje kugushakira ndi kukuvugisha ukanga kuvuga koko Jackie ntacyo mpfa nawe pe ntacyo dupfa turi abavandimwe ibyabaye byarabaye nyine nuko Imana yabyemeye ko bigomba kugenda kuri none se twakora iki nibirebere bimeze bite Mana ikiniga kiranyisha ihangane ndabyumva rega ubu ngubu uruhande rwanyu ndarwumva sibyo ariko nanjye mugerageze basi mu nyumve sibyo mugerageze mu nyumve njye nagerageje ni wowe ufite kuma connection ukampuza n'iwanyu njyewe none nkajya gushaka umuryango wo kwa Sadunda nkabaganiriza tukareba icyo twakora hamwe nk'umuryango dukeneye gutahura amakuru ya nyayo tukamenya nimba umuntu yaritabye Imana cyangwa kibaho cyangwa byaragenze bite tugafata urugendo tukajya Ngororero ese reka nkubaze ndakumva njyewe bishatse kuvuga ngo bira bintu byose wavugaga waje utarishura neza ko umuntu yapfuye umuntu yitabye Imana njyewe umuntu maze kugenda gerageza amakuru agiye atandukanye nimba uri kugira ngo ndana kubeshya reka nongere mpamagare wa mugabo wumve
reka nongere muhamagare iri joro nibwo ndi kumuhamagara buri munsi mubaza ati se basi nta bimenyetso ntaki ati yari yarananze no kumvugisha reka nongere muhamagare wumve nimba uri kugira ngo ndi kukubeshya genda kubeshya ntago nkubeshya reka nongere muhamagare wumve ndakubeshya se ngo bimarire iki niko ndakubeshya ngo bimarire iki kisuko ndakubeshya ngo bimarire iki Innocent se amakuru ye Nukambaza ibyo. Allo mwiriwe neza muze ni Nyashya muvugana uramwibuka wa munyamakuru Nyashya wa munyamakuru wari wabwiye bya bindi nyine ko wa mugabo yitabye Imana basi nta yandi makuru arenze kuri ariya watumenyera basi tumenye nimba n'umurambo w'umuntu yawo ushaka akawubona byibuze none se ko narindi kuri moto ego bitwaza kuza kuvugana hoya basi mbwira none igomwe n'umunota umwe sibyo basi mbwira twe turi gupanga urugendo rwo kuzaza aho ngaho umugore we yaraje mu minsi yashize aza ku bitaro by'aho ngaho barebye basanga uwo muntu ataregeza ahagera ngo basanga uwo muntu byaragenze amazina ye barayabura mu bantu bakiriye none se karami mashaka kuzaza kumenya uko byamugendekeye uko byagenze naho hantu yiyahuriye tukahashakisha hose tukahabona niba mushaka aho yiyahuriye muzaze mabere none se nta makuru yisumbuye kuyo watubwiye basi waba waramenye umva rero nkubwire wa muhungu yego jewe uriya mugabo mu kwiyahura kwe yego urumva njye amakuru merukana uko yiyahuye yego nta yandi makuru ari inyuma yayo ngo wegeze umenya byibuze yuko se yazutse hoya si uko yazutse ashobora kuba yaranitabye Imana ariko nka famiye yiwe nk'inshuti ziwe dukeneye kumenya ese byagenze bite ese niki cyaba cyaramuteye kwiyahura noneho yego yewe icyo nakubwira uzaze nkwereka umuntu uguha amakuru umpa amakuru arenze ayo se wampaye paba we ase warashishoze neza koko usanga ari we yamaye ariko reka mbanze mubaze yego ubu njye uriya mugabo ndamuyobewe baba we reka mubwire yego icyo mubwije ukuri cyo nuko ibintu nakubwiye ntango nahindura ngo mubwire ibindi yego ibyo nakubwiye niko byagenze none se basi uzadufasha kugira ngo dushakishe uko niwe muntu waho ngomba aje kuvugana nawe undi nari navuganye nawe yari yambwiye ngo yagiye kwa muganga ngo bamushyize muri ambulance bamujyana kwa muganga ngo yashizemo umwuka ariko umugore waje ashakishije abajya bitaro yari yatubwiye nsanga uwo muntu yampaye amakuru atizewe niwe muntu ubu nizeye aka kanya mbo ni ukuvuga ngo rero mwebwe muzamuneguze yego nimuneguza mukumva mufite umwanya uhagije muzaze nemeye kuzabafasha urakoze cyane mubyeyi nemeye kuzabafasha mwebwe muzabanze muneguze kuko hanyuma niyirukira mu byanjye dore hano biba binagoye kubaho yego biba bisaba kubyuka umuntu yirukana ashaka imibereho dore ntabwo ari mu mujyi yego reka rero nkureke urakoze cyane sawa mutakomeza tugende niki cyarenga kuri ibyo niki cyarenga kuri ibyo reka mikunde ko uwo mugabo wenda ashobora kuba byaragenze gutya ese basi wenda hari umuntu wiyahura urumva napfe hari n'uwiyahura agapfa ese basi deja arabihamya neza ko Sadunda yapfuye kandi ariko kuri baduha ahubwo n'umurambo we n'umurambo we ntabwo bigeze bawubona ese basi waba uzi kubera izo nkuru zose ayo makuru yose mufite hari ibintu byangije mu buzima bwanjye ibyo nose byabura gute ko mbizi simbibona mani mutumye nongera kubura Innocent simubiteye wongera kubura Innocent se yagiye kandi usubundi kwiruka imisozi gutya ariko nishimye ndaca mu baturage nambaye ibitenge atepakana n'agasazi batangiye kumfata nk'umusazi ngo ndi gushaka mukuru wanyu kubera amagambo mwavu ese basi murabyizeye neza ko yapfuye cyane ntabwo yapfuye none urabona ari filime ari kugukinira sinzi
urabona ari filime iri kuki nongeye kuba muri bwa buzima no mu rugo nabo ntibameze neza kubera Sadunda yapfuye bazi ko yapfuye nanjye koko ndi kubifata koko yapfuye kubera ibyo ndi kunyuramo ako nanone basi Imana yongeye mugarure mu buzima kuko ntabwo nabyemera buriya mukuru wanjye n'ababyeyi nari mfite nabo bafite agahinda erega Mana reka nkubwize ukuri nubwo mwakanga umuntu ariko nibikuraho ko ari amaraso yanyu uzi impamvu ngo ni amaraso yacu uriya navuga ko ari bofre wanjye navuga ko ari umugabo wabyaje mukuru wanjye bafitanye umwana ese simbyanze pe ndababaye pe ako noneho desha ibibazo numva ari nanone byongeye kungarukira mu mutwe ese nararushye bigezanga ku buryo nakomeza guca muri bino bibazo ngize ngatoya gatege kuvuga ngo yibagiye ibyabaye imbere none bya kabiri biraje ubu none nashatse nabuze Innocent ari kuva cyagiye uvuga ko byagenze kuriye ngo umugabo we yapfuye na n'ubu twageze mu rugo mbona ntacyo bimutwaye na wa munsi uraza uza kudukoresha ibiganiro turi ahantu twabaga wabonye ko nawe uri kumubaza ntabwo yari ameze neza yajyaga guhunga rero nyuma y'uriya munsi haciyemo umwe wa kabiri mbyutse mushakishe ndamubura ngiye kubaza naho twahingaga ndamubura ngiye kubaza naho twajyaga kujya gutashya ngo nimba ari abantu twajyaga naga gutashya nimba bamubonye ngo bambwiye nawe babonye ese uwo muntu ari Simana majya ngo mburagiye noneho nta mugabo nta mwana naki just mu bibazo by'umuryango kantahe ntacyo narenza kuri ibyo mwabantu mwe ngiye narinje byibuze ngo mbabaze amakuru mbabaze nimba nta makuru yandi mwamenye mbe twegeranye famille zose duhagurukira hamwe tumushakishe tumenye ngo none na Innocent ntaho hari ibi birenze ubwonko bwanjye mwabantu mwe mu nsengere nta kindi navuga sawa reka ngende Imana ikurinde kandi korohereze mwabantu mwe baye